avuga ati ADEPR irarimbutse, ADEPR itorero ryacu rirasenyutse. Ndavuga ariko ndumva nifuza kuganira na Ngoboka. Seroba bageza ngo yakubeshye. Umuntu wese wajyaga kujya muri ADEPR yagendaga yumva intego ari mu ijuru. Yego. Wumvishe? Ariko n'uyu munsi umuntu wese uje gukizwa naga ariko se biri. Uzi muri no minsi se akeshi na keshi ntago ari yo ntego. Simvuze ko harimo abataza ari yo ntego. Yego. Ariko abeshi na beshi ntago ari yo ntego. Uziyo wajyaga gusengera mu cyumba cyangwa mu rusengero ku munsi w'amasengesho rwo mu itorero rya ADEPR. Yego. Wavaga mu rugo wihannye, wavaga mu rugo uri kumva ufite amadayimoni, waba ukinjira mu rusengero amadayimoni y'ubwayo agatangira abantu batari banasenga. Ariko ubu ngubu niyo winjiye uri umunyamavuta, uri kumva aho winjiye winjirira mu butita uhita uhinduka nkaho. Ibeshye se uzamuke. Akubwira ko atari ko bigenda. Na liste dufite rwose ziriho abantu benshi. Reka nguhe urugero. N'ibiterane dukora ni byinshi. Nyine reka nguhe urugero. Nk'iyo mubatije ndabizi ko mutabateza munsi ya 80. Yego. Uri kumva umwaka ushira ku mudugudu umwe. Umwaka ushira musigaranye bangahe? Nuko bo binjira nk'abajya mu isoko. Isoko mu gitondo hinjiramo abantu bake. Nako hinjiramo abantu benshi. Ariko ku mugoroba abasohoka mu nyuma n'abacuruzi. Kuri ubu abantu binjira muri ADEPR basigaye binjira nk'abahashyi. Donc abantu basa nkaho bayiboneragamo fondation y'itorero ry'umwuka. Ahantu umuntu yinjira donc akabohoka. Abenshi ni naho bavukiye. Ariko uyu munsi navuze ni uruzitiro ubona rusa nk'urwavuweho. Uruzitiro kuri ubu ngubu rusa n'urwavuyeho. Umbabarire kuko ibi bintu nabibayemo. Kuri ubu ngubu y'amateraniro arangiye kuri paruwasi hagomba gutangwa raporo y'amaturo, icyacumi n'ishimwe. Uzi icyo gihe nakubwiye cya mbere cyo kwinjira abantu bashaka Imana. Ntago habazwaga raporo y'amaturo, habazwaga raporo y'abakishijwe. Reka ngaruke kuri iyi misatsi. Iyi misatsi ubona n'iri tangazo ryasohotse. Ntabwo ari ukuvuga yuko iri tangazo ari ikinyoma. Yes, reka nizere ko umeze neza uri amahoro wowe mwanyi cyangwa se shuti idukurikira umunsi ku munsi. Nge ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ngira umugisha n'Imana gukora ikiganiro ndi kumwe na Ngoboka. Umaze kubumenyera hano. Ikiganiro cyitwa Gospel Vale, ni ikiganiro tugenda tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkunda kugikorana n'umuvandimwe Evode, ariko uyu munsi ndi kumwe na Ngoboka. Reka mbere byose manze mwakire mu kiganiro, hanyuma udusubirize n'abantu badukurikiye. Nabibwire mvuze Ngoboka, ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati ntabwo bazi ko ari Ngoboka mbere ya Muteo, umugabo ukijijwe ku mutima no ku mubiri. Yego. Umugabo w'Imana ukijijwe ku mutima no ku mubiri. Ngo bumeze ute? Ndashima Imana n'ukuri. Urakomeye. N'ukuri rwose. Nanjye ndamahoro, ndakomeye, ndashima Imana. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro. Nimvisha uyu munsi nifuza kukuganiriza impamvu naganiye na Evode. Ni ikiganiro numva ashaka ko dukora kiwacu mu itorero. Iwacu aho barizwa n'aho barizwa. Exactly. Yego. Rero nk'abana bo mu rugo cyangwa se nk'abana b'itorero, nabonye ikiganiro kimwe umuntu yakoze kuri channel yitwa Umusaruzi. Avuga ati ADEPR irarimbutse, ADEPR itorero ryacu rirasenyutse. Ndavuga ariko ndumva nifuza kuganira na Ngoboka. Seroba. Bageza ngo yakubeshye. Nawe. Ikose none narumbi. Nawe. None se. We ntacyo bibonaho se. Ushingira ku kisi uvuga ngo irarindimutse. Itorero rirahari, dufite isengero zirenga ibihumbi bingahe, dufite abakristo barenga 3,800,000. Ibikorwa birahari, dufite amashuri, dufite ibitaro. Kubera iki umuntu ashobora guhaguruka akavuga ngo itorero rirarindimutse? Donc wowe ubushingira kuki? Roba. Ninjira muri ADEPR. Yego.
ndabizi nari umwana nari nkiri mutoya ariko n'abinjiragamo narababonaga yego umuntu wese wajyaga kujya muri ADEPR yagendaga yumva intego ari mu ijuru yego wumvishe ariko n'uyu munsi umuntu wese uje gukizwa naga ariko se biri uzi muri no minsi se akeshi na keshi ntabwo ari yo ntego simvuze ko harimo abataza ari yo ntego yego ariko abeshi na beshi ntabwo ari yo ntego yego hanyuma uziyo wajyaga gusengera mu cyumba cyangwa mu rusengero ku munsi w'amasengesho rwo mu itorero rya ADEPR yego wavaga mu rugo wihannye ukagenda inzira yose wihannye wihana nako yego uzi ko hari n'igihe wumvaga wanahumiriza kugira ngo udacumura asubudi ako ngo bozi ko wenda ndumva uri guhamya nk'uyu muvandimwe ariko nge ntabwo nemeranywa nawe ahubwo dushobora kuba twarigishijwe nabi noneho abantu bakaba batangiye kugenda bahumuka sibyo yego ubwo buryo bwo guhumuka akaba ari byo mwita ngo itorero ngo rirarindimutse ariko yuvuga ngo dushobora kuba twarigishijwe nabi intego yari ihari ari yo kujya mu ijuru nabi hahari ni hehe oya reka nkubwire yego iyo watekerezaga ko ugiye gusengera muri ADEPR mu rusengero rwo cyangwa mu cyumba uri kumva yego wavaga mu rugo wihannye ukagenda mu nzira wihana roba uzi ko iyo uhuraga n'umuntu mufite icyo mupfa wirindaga kumureba kugira ngo mudatongana cyangwa ukagenda uri gutekereza nabi ukagera mu rusengero Imana ikureba nabi uzi ko wavaga mu rugo uri kumva ufite amadayimoni waba ukinjira mu rusengero amadayimoni y'ubwayo agatangira gushyira abantu batari banasenga yego reka nkubwire roba ndabyibuka hari umunyempano twajyaga tugira iyo yinjiraga mu rusengero yego harimo umuntu ufite amadayimoni ataraninjira amadayimoni yasakuzaga uwo muntu atari yaninjira yego uri kumva urumva aha hantu yabaga agiye kwinjira hari imbaraga z'Imana uyu muntu uje arimo imbaraga z'iki z'Imana ariko ubu ngubu niyo winjiye uri umunyamavuta uri kumva aho winjiye winjirira mu butita uhita uhinduka nkaho ibeshye se uzamuke akubwira ko atari ko bigenda uri kumva yego ni ukumanza ugasaba uburenganzira uri kumva kabiri kugira ngo uhanure ni ukuba bazi uwo uriwe ako hari inkuru nigeze gusoma ya Elisa wasanze umudugudu ko umudugudu wa ADEPR ari mwiza ngoboka uyu mudugudu kumeze neza kutohagiye ubwo ikintu ushinze amazi yawo ni ikihe roba nkwibutse yuko uyu mudugudu ari wo ntuyemo yego uri kumva ndi kuwuvuga nk'uwubamo nk'uwawukuriyemo yego icyo akora cyo nkanawuvuga nk'ushaka ko hari ibintu bihinduka uranyumva yego ambo donc ikintu uvuga ati amazi yawo nubwo ari mwiza utohagiye ararura ni iki usibye icyo cyo kuvuga ngo abantu bajyaga baza bafite ubwoba nanjye ndabizi ko abantu bazaga gusenga rwose umuntu akaza yikandagira akigera no ku marembo hasanga utuma yera nduzi ko ari ukwera n'abantu ukabona ari itorero uyu munsi ariko ntabwo turacyakira abantu bakizwa hanyuma ndabyemera ko mu bakira na liste dufite rwose ziriho abantu benshi reka nguhe urugero n'ibiterane dukora ni byinshi nyine reka nguhe urugero nk'iyo mubatije ndabizi ko mutabateza munsi ya 80 yego uri kumva umwaka ushira ku mudugudu umwe umwaka ushira musigaranye bangahe icyo nacyo urumva ugira uko tubatira niko bagenda impamvu ni iyihe nuko bo binjira nk'abajya mu isoko mu gitondo hinjiramo abantu bake
nako hinjiramo abantu benshi iyo baza kureba. ariko ku mugoroba abasohokamo nyuma ni abacuruzi baje gufunga inuzi se imari zabo ariko umuntu uhaha baje gufunga insengero zabo umuntu uhaha asohokamo mbere. Kuri ubu abantu binjira muri ADEPR basigaye binjira nk'abahashyi, ntabwo binjira nk'abaje gushaka ubwami bw'Imana, nk'abaje kugura ukuri. Uti basigaye binjira nk'abinjira mu isoko cyangwa se uruzitiro rwakuweho, ukanywesha iryo jambo ry'uwo muvandimwe na kotinzi. Ubona ari iki cyakuyeho urufatiro cyangwa se uruzitiro ku buryo byose byinjira, akinjira nk'ibyo mbonera byinjira kuri YouTube, buri cyose kikaza kivuga ati ngende umwadeperi. Donc kubona byaragenze gute kugira ngo habe ubwinjire bwa gutyo, umuntu wese yinjiye mwinjira mu isoko? Impamvu reka mite nkoresha kandi izina ryitwa mu isoko. Mu isoko impamvu hinjiramo abantu benshi ni uko baba baje guhaha. Isoko hazamo batandukanye nyine uburyo uwo ari we wese abaje guhaha, umujura abaje guhaha mu mufuka. Uri kumva maraya na wa muyobozi yaje guhaha, na maraya yaje guhahamwe, kuko mu isoko nibo bahahira. Nta kintu kitaba mu isoko. Ndumva icyo kiganiro warigeze no kugikora, nigeze kukibona ko ari imbura mu mari, isoko ry'imbura mu mari. Navugaga YouTube ngiye, ntabwo navugaga ADEPR. Wavugaga YouTube. Hanyuma kuri ubu ngubu mu itorero hasigaye harahindutse nk'aho bahahira, ni mu ihahiro. Kandi iri hahiro nta yindi mpamvu nuko akeshi na keshi, tureke wenda nubwo turi gukoresha ADEPR n'izindi nsengero usanga zubatse ku buryo bwa business. Ngo bakunyumve neza impamvu navuze ADEPR, nkanifuza ko ari we dukorana ikiganiro nk'uwo nk'abakristo baho. Donc abantu basa nk'aho bayiboneragamo fondasiyo y'itorero ry'umwuka, ahantu umuntu yinjira donc akabohoka. Abenshi ni naho bavukiye, ariko uyu munsi navuze ni uruzitiro ubona rusa nk'urwavuweho. Uruzitiro kuri ubu ngubu rusa n'urwavuyeho. Icyakora hari ijambo rimwe nasomye rivuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi kikongera kikera. Hanyuma ngaruke ni iki cyatumye rero uruzitiro ruvaho? Ndumva aricyo kibazo washakaga. Icyo nakubazaga, donc abantu badukurikiye twereka uturuzitiro, nyamara Robert nubwo wishuka ngo uracyariho, rwakuweho niki? Nigeze kuganira n'umupasiteri umwe, arambwira ati wahora niki ko ibirayi byanjye byari bimenetse. Numubaza nibi, ati umushahara wanjye ati runaka yansabye kumukorera ibintu, none byari bitumye banyirukana, umushahara wanjye wari uvuye. Naramwe ku birayi. Rero nahangaho uruzitiro rwasenyewe, kuko manzu nyumve, kuko navuga ngo ubu buyobozi bwubakiye ku buryo bw'ibirayi, kuko bwubakiye ku buryo bw'ibirayi. Rero uri kumva umuntu uri mu kazi yareka kubona nyine manzu nyumve, nyine bwubakiye ku buryo bw'akazi. Uri kumva, niyo mpamvu ibyo agomba gukora ni ibizana, ni ibyinjiza. Reka nguhe urugero, manzu ntega amatwi, nkuteza amatwi. Uri kumva, ntabwo uretse manze nkusubize icyo warumbajije ngo kera ntibahembwaga, ndakubwira n'icyo nari ngiye kuvuga. Iyo uvuze kera, wibuka ko kuri ubu iyo hari abantu mujya muganira bakakubwira ngo numvaga ntazaba pasiteri kubera abapasiteri b'abakene. Akubwira ko yabonye mu gihe kiwe, kandi icyo gihe kiwe nicyo cyari kimwe umwuka w'Imana. Impamvu babaga ari abakene, wabaga ari umushahara mukeya, ariko bo atari wo batumbiriye, batumbiriye Kanani yo mu ijuru. Uri kumva, kamite ngaruka rero. None reka nguhe urugero, umbabarire kuko ibi bintu nabibayemo, naranabyumvise. Kuri ubu ngubu iyo amateraniro arangiye, kuri paruwasi hagomba gutangwa raporo y'amaturo, 10 n'ishimwe.
already nyine b'abadiyakoni dusoza amateraniro bakajya mu nguni kuyabara bahita baklozinga avuga ati mu maturo habonetse iki mu cya 10 habonetse iki igahita yoherezwa ku ntuza kuri bagafotora kuri paruwasi nayo igahita forwardinga hejuru hanyuma amafaranga yakazajyanwa yajyanwa ku wa kabiri yajyanwa ku wa gatatu ariko yarayabonetse ubu ntabwo kirarana kuko ni ni kuri banke ni mobile money biroroshye kuri ubu uri kumva kireka wenda nkandi mu cyaro uri kumva ariko uzi icyo gihe nakubwiye cya mbere cyo kwinjira abantu bashaka Imana ntabwo habazwaga raporo y'amaturo habazwaga raporo y'abakishijwe aho byaricuritse ubwo aho nzakora ubushakashatsi ubwo uri kumva kuri ubu hakenewe amaturo cyane kurusha abihani ni nayo mpamvu mubatiza sinakubwiye mushobora kubatiza abantu 80 umwaka ukarangira musigaranye 20 kuko reka mpere nko ku rusengero rw'iwanyu ufasha ababatizwa buri mwaka urusengero rw'iwanyu byibuze rwagakwiye kuba rungana na stade Amahoro icyo cyo ndacyemera uri kumva ako ngobo wenda hari ndabishingira kuki urabona mu minsi yashize hasohotse itangazo bati abakristo bacu bari kuducikaho bari kudusiga iryo tangazo biza kumenyekana ko ari igihuha ariko burya nta nduri ivugira iki ubusa ku musozi buriya nunabona n'ikintu muri media dukunda kuvuga ngo nihaduka ikintu 50% kiba ari ukuri guhishwe kuba gutegereje ni 50% guhishura sibyo iki kintu cyo ntigishobora kuba mu bintu bishobora kuba itorero risenyuka twe tukarebera muri angere yuko abantu bari kugenda nyamara bafite aho bari kujya gusengera bitewe niyo nahisi igeze bakaba nta kibazo byabatera cyangwa nacyo kiri mu byayisenye reka ngaruke kuri iyi misatsi yego iyi misatsi ubona n'iri tangazo ryasohotse ntabwo ari ukuvuga yuko iri tangazo ari ikinyoma gute dore impamvu atari ikinyoma ibi bintu uyu urebye uyu muntu wasohoye iri tangazo ntabwo yicaye ngo arote yuko ADEPR abakristo bayo bari kuyicika yuko ADEPR ishaka gukomorera abantu kugira ngo basige inzara bambara amapantaro basokoze n'imisatsi ahubwo iyi yari inama ihari uri kumva nk'uko njye nawe dushobora kuganira ariko umupango turi gupanga ugahita uvamo ukawubwira umugore umugore nawe agahita awubwira abana hajya hinjira umushyitsi papa ko agiye kugura imodoka kandi wari umushinga wanjye nawe uri kumva ibi ni ibintu byari biri mu nyigo kandi tunabigarukeho ni ibinakwereka koko ku ruzitiro ADEPR nta rugize gute nta ruhari umbwira ute ku ruzitiro rutariho turi mu bantu bafite amakorari meza zikuririmba neza turi mu bantu bafite isengero zubatse neza turi mu bantu baryoshye muri iki gihe abapasiteri bacu ntibagihejwe inyuma ntibakiri abakene nk'uko twoze tubivuga hari moto iruta velomoteri guhinda hari moto nini iruta velomoteri guhinda ubwo tuvuga ko ndi guhinda nka velomoteri gusa nanone reka nkubwire Roba wenda reka tugire icyizere cy'uko ubu buyobozi kuko iyo turi gutanga ibitekerezo nk'ibi tuba twumva dushaka yuko hagaruka bya bihe bya mbere birimo umwuka wera w'Imana birimo gusenga k'ukuri uri kumva birimo kwigisha abantu kwihana kubakumbuza igihugu cy'ijuru ejo bundi guhera ejo bundi hari indirimbo iri kumfasha nihe mpamvu iri kumfasha muri njyewe ni iyihe se ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu turimo dusiganirwa kwinjira muri gakondo uri kumva ni iyihe mpamvu y'iyi gakondo uri kumva nta yindi mpamvu y'iyi gakondo harimo iyi ndirimbo ni uko umutima wanjye wumva ukumbuye iki gakondo
uri kunyumva? Ndi kukumva neza. Ufite ubwoba ko nari kukumva. Ariko ubwuzi umuntu udafite inyota muri gakondo, ndabwira abantu yuko Imana ikiza urubwa. Oya, ntabwo ari ukumuzana kuko ibyo yaririmbye byaranadufashije. Uri kumva? N'uyu munsi biracyanafasha n'abandi. Ariko impamvu mvuze iyi ndirimbo ni iyihe? Ni uko uyu muntu wibye n'iby'ibirayi, ntabwo tewanyihangane, ntabwo ari ukuvuga ngo yaririmbye kuko akeneye ibirayi, ahubwo hari amarangamutima aba muri wa muntu niyo akwereka. Ariko ibyo se yishorirwa ubwo umuntu w'inyama n'amaraso ibyo bintu uri kuvuga arabyumva ko banyuze mu bimene by'amacupa none uyu munsi akaba bayinyurira mu bimene by'ibicuma. Hanyuma rero ibi bimene by'ibicuma, hari umunyarwanda avuze ngo hakomeye niho hava iki? Amakoma. Rero impamvu y'ibi ngibi ni ukugira ngo n'ubundi tubibutse bya bihe byari bifite umwuka wera. Ari ijambo nasomye ry'Abisiraheli bamaze kunyagwa bajyanwa i Babuloni, mu gihe abubatsi bagarukaga kubaka itorero ry'Imana, ngo bagarutse ngo Isiyoni bagezeyo, abana bumvisha amakuru y'ukuntu urusengero rwari rubatse n'ukuntu bamanitse inanga, ngo barangije bararirimba, baracuranga, barabyina, baraseka, ngo abasaza barangije bararira, baravuga ati kweri kurikije ubwiza bw'urusengero twari dufite, uru ni rwo rusengero dufite, bo bararira. Donc hakorwa iki kugira ngo nibura aya mazi yagiyemo kurura yongere anyorwe muri uyu mudugudu? Reka nkubwire, nigeze no kubivuga, ntago umuntu yicaye ngo arote yuko hari yuko ADEPR abakristo bari kuyicika, ngo ajye kwandika akora itangazo anasobanurire n'impamvu ADEPR abakristo bari kuyicika. Ahubwo ni bimwe mu bigaragaza yuko uruzitiro rwagize gute? Rwakuweho. Kuko kugeza ubu ngubu bibaye atari n'igitekerezo cyari gihari, hakaba hariho iyi gahunda yo kuvuga ngo iyi misatsi. Yego. Mbese muri make kwaba ari kwa kundi umuntu muhura mu nzira ugahita atiriwe kubwira ngo arashonje, ugahita umenya ko ashonje. Gute? None se nta muntu muhura mu nzira atarakuvugisha? Oya, ibyo ndabizi. Yego. Donc niyo ari umuntu wawe ugahita umenya ko ukabona aragyara gutabaye. Yego. Rero nibi ngibi ni ikimenyetso kigaragaza yuko kabone naho byaba bitari biri mu nyigo, ariko nge ndamya ko byari biri mu nyigo, kabone naho byaba bitari biri mu nyigo, waba yarateguye iri tangazo, yaba yararebye n'ubundi bigize gute ibihari, ukabona ko bikenewe yuko abantu bambara amapantaro. Kuri wowe Roba, ni ibintu bidakenewe. Gusa wenda n'umushumba yabishyizeho akadomo avuga yuko atari byo, ariko ni ibintu bidakenewe mu itorero ry'umwuka. Yego. Hanyuma abadukurikiye, abakunzi bacu, cyane cyane abantu muri rusange, bamenye ko impamvu turi kuvuga ngo, cyangwa se ndi kuvuga ngo itorero ryarinjiriwe, ni ukugira ngo turebe icyuho cyaba kiri muri iri torero n'icyakorwa. Mpamya kubera ko dufite ubuyobozi bwiza bizakemuka. Arega burya ubuyobozi nabwo bukenera ibitekerezo. Bukenera ibitekerezo. Ibi ni ibitekerezo tuba turimo gutambutsa. Ejo hari undi uzazana ibitekerezo, hari uzazana ibitekerezo, hanyuma higwe icyakorwa, nibiba ngombwa bikosorwe. Yego. Ngoboka wenda dusa nk'abari kugenda basatira umusozo, ni byinshi. Hari n'ikindi kintu cyazanye ikintu gisa nk'ikigaragaza ko uruzitiro rukuweho, kijya kintu cy'ubutinganyi. Kira kintu cy'ubutinganyi, Roba, reka tukihorere. Tukireke? Tukihorere. Kubera ese ubu niba mvuze ngo tukihorere ukaba uri kumbaza impamvu, reka tukihorere nyine. Okay. Dusatiye umusozo. Yego.
reka dushimire abantu mwese mwabanye natwe mu kiganiro cyacu, dushimire na Ngoboka wemeye kutuganiriza, twicaye hamwe muri gospel bar kugira ngo turebere hamwe icyo twagakora cyangwa se n'icyagakozwe kugira ngo itorero ryacu rikomeze kubakika, ariko abantu basubire ku isoko. Usibye no hejuru yo kuvanga ubuyobozi, oya nanone twere kujya ubuyobozi ntitubutera amabuye. Iyo tuvuze ngo itorero ntabwo tuba duteye ubuyobozi amabuye, tuba dukomye urusyo tugakoma n'ingasire. Abakristo nabo uri kumva, n'abakristo nabo miririmbire, imifashanyirize, imibanire barinjiriwe, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abajura, n'ibyo bintu n'ibyo bisigaye byibereye mu rusengero. Hari ikintu ejo bundi cyambabaje, ikihe kubona nari ndahantu abantu bari kuganira, naravuga ati njyewe Isilamu sinyemera nk'uwayijyamo, atari ko hari ikintu nemera, ati nemera ko bafashanya. Uri kumva, none mpita mbihuza n'ibindi bintu, ujya kumva abakristo bari kuganira, kumva bavuze ngo abarokore ba kino gihe nta rukundo, ukumva bafite ibikomere batewe n'iki n'abakristo. Rero iyo abantu nibumva tuvuga gutya, ntabwo tuba turi kuvuga abayobozi bonyine, n'abakristo tuba turi kubavuga, kuko niba tuvuze ngo bya bihe bya kera byo gusenga ntabwo byabaga ari iby'abayobozi, byabaga ari iby'abakristo n'abayobozi, kandi mbere y'uko umuyobozi aba umuyobozi ababanje kuba umukristo. Yes. Ngobo, reka ngushimire. Urakoze. Dushimire n'abantu mwese badukurikiye, hanyuma ninjye nawe dufite inshingano n'uruhare rwo kubaka itorero, tukagira gute tukarikomeza. Wakoze kubana natwe. Banyarukire ku Baheburayo TV, bansapotinge ibiganiro byiza. Yego. Kuri Yada TV nakagaruka no ku ISEZERANO TV. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.